Bismillahirrahmanirrahim. Ntangije izina rya Allah, Imana Nyagasani, we nyirimpuhwe kandi nyirimbabazi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ibisingizo byuzuye, ishimwe n'ikuzo byuzuye ni iby'Imana Nyagasani, umuremyi w'ibiremwa byose. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amahoro n'imigisha by'Imana nibisakare ku wasozereje intumwa n'abahanuzi ari we Muhammadi. Imana imuhe amahoro n'imigisha. Amahoro abe kube abasangirangendo be n'abazakomeza kugera ikirenge mu cye, bategeka ibyiza byategetswe na Nyagasani kandi bagendera kure ibibi nk'uko Nyagasani yabibujije. Imana idushyire muri abo ngabo hamwe n'abazakomeza kugera ikirenge mu cyabo kugeza ku munsi w'imperuka. Bavandimwe, nshuti, dusangiye urugendo rwo kumenya ukuri. Uyu munsi tugiye gusobanukirwa neza ikibazo abantu benshi bibaza, aho bavuga bati kuki abayisilamu batemera indamutso y'abatari bo. Bavandimwe rero, kuba abayisilamu batemera indamutso basuhuzwa n'abatari bo si ukubanga, oya, ntabwo ari urwango, ahubwo ni ukubera ko isilamu ari idini y'amahoro. Isilamu ni idini y'amahoro. Ntabwo rero dutegetswe kwanga abavandimwe bacu cyangwa se gusuzugura abavandimwe bacu, ahubwo impamvu iranamutso itikirizwa ni ukubahiriza, ni mu rwego rwo kubahiriza amategeko y'Imana, nk'uko indamutso y'abayisilamu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ifite igisobanuro cy'ukuri gituruka kwa Allah, Imana umuremyi w'ibiremwa byose. Naho indamutso cyangwa indamukanyo y'abatari abayisilamu, rimwe na rimwe uzasanga ikubiyemo amagambo adahitse cyangwa se afite iyo ndamukanyo agusuhuje usanga ifite imizi mu ibangikanyamana. Usanga iyo ndamutso ntabwo ari kwifuriza amahoro, ahubwo ni igukururira kubangikanya Imana, kandi bangikanyamana ni ikizira ku bayisilamu. Aho amahoro yabo aba aturuka ku kiremwa, ku biremwa by'Imana, atari uguturuka ku Mana Nyagasani, umuremyi w'ibiremwa byose. Bityo rero tugiye kubana muri iki kiganiro, birarangira turagera ku musozo usobanukiwe ese indamukanyo y'ukuri ni iyihe, indamutso nziza Imana yategetse abantu ni iyihe. Bityo rero wowe ugeze hano bwa mbere, ndagusaba ko wakora subscribe. Nawe tumaranye igihe, kora like, share ndetse na comment. Ntugende ngurenge kuri iyi video udasize ubutumwa bw'uko wumvise iki kiganiro. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe cyangwa se gufatanya gushaka igisubizo cy'umuvandimwe watubajije ati ese kubera iki abayisilamu batikiriza indamutso y'abatari bo? Kubera iki abayisilamu batajya bikiriza indamutso y'abatari bo? Muvandimwe rero, ndagushimira ko warabaje iki kibazo, kubera ko ni ikibazo cy'ingirakamaro cyane benshi badasobanukiwe. Isilamu rero ni idini y'amahoro nk'uko twayibonye hejuru. Umuntu udashaka amahoro ntashobora kuba umuyisilamu. Isilamu ni idini y'amahoro, ariko umuntu udashaka amahoro ntashobora kuba umuyisilamu. Ariko iyo uri umuntu ushaka amahoro, nta shiti ufite ukuri ko kwitwa umuyisilamu.
iyo uri umuntu ushaka amahoro nta shiti rwose ufite ukuri n'uburenganzira bwo kwitwa umuyisilamu. niyo mpamvu Imana Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala yigishije abayisilamu indamutso yo kwifurizanya amahoro bainakum, hagati yabo ubwabo, aho Imana yavuze muri Quran surati Nisa aya ya 46, Imana iravuga iti: وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا. aho Imana yavuze iti ngo n'igihe muramukijwe mu ndamutso nziza mujye mwikiriza mu ndamutso iyirusha, cyangwa se musubize imeze nkayo. ngo n'igihe muramukijwe, n'igihe musuhujwe mu ndamutso nziza y'icyubahiro, mujye mwikiriza mu ndamutso iyiruta. mujye mwikiriza mu ndamutso irusha ya yindi icyubahiro babasuhuje, ngo cyangwa se musubize imeze nkayo. ngo mu by'ukuri Allah Imana umuremyi w'ibiremwa byose ni ubarura bihebuje buri kintu. Imana ni umumenyi wa buri kintu. aya magambo rero y'Imana atwigisha ko gusubiza indamutso ari itegeko. Umuyisilamu iyo asuhujwe ni itegeko ko agomba kwikiriza. iyo atabikoze aba akoze icyaha. kwa kuntu uca ku muntu akagusuhuza ntumwikirize, burya uba umugiyemo ideni. ngo ariko ukurikije ubwoko ukikiriza ukurikije ubwoko bw'indamutso bakubwiye. iyo ari indamutso nziza tuyisubiza mu buryo bwiza cyane, ariko iyo ari indamutso irimo kubangikanya Imana tuyisubiza mu buryo bw'icyubahiro ndetse n'ubugenge, kugira ngo utaza kwisanga wabangikanyije Imana, kuko icyo ari icyaha Imana yanga urunuka kandi Imana igafuha kubera cyo. abemeramana igihe bahuye bategetswe kwifurizanya amahoro, nk'uko tubisanga muri sura Al-Araf aya ya 46. وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. aho Imana Nyagasani ivuga iti hagati yabo abantu bo mu ijuru n'abo mu muriro hazaba hari urusika, no kuri Al-Araf hazaba hari abantu bahaheze kubera ko ibyiza bakoze n'ibibi byabo bizaba bingana ku munsi mperuka. ngo hagati yabo abantu bo mu ijuru n'abo muriro hazaba harimo urusika rutandukanya abantu bo mu ijuru no muriro. ngo hanyuma hagati yabo no kuri Al-Araf ahantu hazaba hirengeye hazaba hari abantu bahaheze kubera ko ibyiza bakoze n'ibibi bakoze byabo bizaba bingana. ngo bazajya bamenya buri wese wo mu ijuru n'uwo mu muriro kubera ibimenyetso bizayibaranga. ngo maze bahamagare abantu bo mu ijuru bababwira bati assalamu alaikum, mugire amahoro y'Imana. kugeza icyo gihe abantu ba Araf bazaba batararyinjiramo kandi babyifuza. aba bantu kubera ko ibyiza byabo bizaba bingana n'ibi bakoze ntibazajya mu ijuru kandi ntibazajya no mu muriro, ahubwo bazajya hitegeye ijuru banareba no mu muriro, hanyuma bajye bareba mu ijuru bababwire ngo assalamu alaikum, amahoro y'Imana abe kuri mwe. ngo kugeza icyo gihe abantu ba Araf bazaba batararyinjiramo kandi bazabifuza kujya mu ijuru, ariko bahore bifuriza amahoro y'Imana ba bandi bari mu ijuru, hanyuma nabo babikirize.
nanone Quran sura yitwa Yunus aya 10 Imana iravuga iti دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم. Imana iravuga iti ubusabe bwabo muri ryo, ubusabe bw'abantu bo mu ijuru buzaba ari ukuvuga bati subhanaka allahumma, ubutagatifu n'ubwawe nyagasani Mana ishobora byose, ngo kandi indamukanyo yabo muri ryo izaba ari assalamu alaikum, mugire amahoro y'Imana, ngo naho umusozo w'ubusabe bwabo ni ukuvuga bati alhamdulillahi rabbil alamin, ishimwe n'ikuzo byuzuye bikwiye Imana nyagasani Allah umuremyi w'ibiremwa byose. Dushingiye rero ku gitabo gitagatifu cya Quran, nuko indamukanyo nziza atari ukuvuga ngo Yesu ashimwe, Yesu akuzwe, Yesu ahimbazwe n'izindi ndamukanyo nk'uko bigaragazwa na Quran. Ese Bibiliya yo ibivugaho iki? Ko tubonye ko Quran yagaragaje neza indamukanyo abantu bakwiye kuba baramukanya yatanzwe n'Imana nyagasani ubwayo. Ese igitabo cya Bibiliya cyo kibivugaho iki? Tudatinze rero dusome igitabo cy'Abacamanza 6:22. Haravuga ngo maze Gideyoni amenya ko ari we marayika w'Uwiteka, aravuga ati ni ishyano mwami Imana, kuko mbonye mu maso ha marayika w'Uwiteka turebanye. Ngo maze Gideyoni amenye ko ari marayika w'Uwiteka umubonekeye, akamubwira ngo amahoro y'Imana abe kuri wowe. Nuko Gideyoni aravuga ati ni ishyano mwami Imana, kuko mbonye mu maso ha marayika w'Uwiteka turebanye. Nanone Abacamanza 6:24 haravuga ngo nuko Uwiteka arambwira ati humura witinya, ntuzapfa, ahubwo amahoro yanjye ari kumwe nawe. Aha rero Gideyoni aherako yubakira Uwiteka igicaniro, aho ngaho akita Jehova Shalom, bivuga umwami w'amahoro. Cyari ku musozi Ofura wa Bizeri, ndetse na bugingo n'ubu icyo gicaniro kiracyahari. Nuko arambwira ati yewe mugabo ukundwa cyane witinya, amahoro abe muri wowe, komera koko komera. Tukivugana mperako ndakomezwa, ndavuga ni databuja vuga kuko unkomeje. Uwo ni marayika rero wavandimwe wabonekeye Gideyoni, amwifuriza amahoro y'Imana. Bityo rero mureke twumve na Yesu alayhi salam, amahoro y'Imana amusakareho, uko yavuze nawe ku iki kibazo kijyanye n'indamutso. Twihuse rero turasoma igitabo cya Luka 24:3-6. Ngo nuko bakivuga ibyo, Yesu ahagarara hagati yabo arababwira ati amahoro y'Imana abe muri mwe. Bakivuga ibyo, Yesu ahagarara hagati yabo arababwira ati amahoro y'Imana abe muri mwe. Hano rero bavandimwe, twibuke ko Yesu ntabwo ari umunyarwanda ngo yavugaga ikinyarwanda, ahubwo Yesu ni umwarabu wo muri Palestine, Yerusalemu y'ubu ngubu. Yohani ngo nuko kuri uwo munsi nanone tugiye muri Yohani 20:19
haravuga ngo nuko kuri uwo munsi bugorobye ariwo munsi wa mbere w'iminsi 7, abigishwa ba Yesu bari bateraniye mu nzu, inzugi zikinze kuko batinyaga Abayuda. Yesu araza ahagarara hagati yabo, nuko arababwira ati amahoro y'Imana abe muri mwe. Indamukanyo murabona ko na Yesu yarayikoresheje, aho yavugaga ngo amahoro y'Imana abe muri mwe, aribyo bivuga ngo assalamu alaikum. Uwo rero ni Yesu wakoresheje indamukanyo y'amahoro. Iyi ndamukanyo y'amahoro niyo mu rurimi rw'icyarabu bavuga bati, niyo muzumva abayisilamu bavuga ngo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, ngo amahoro y'Imana, impuhwe n'imigisha byayo bibe kuri mwe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu bisobanura mu Kinyarwanda ngo amahoro y'Imana, impuhwe n'imigisha byayo bibe kuri mwe. Iyi niyo ndamukanyo rero Imana yategetse abantu, niyo ndamukanyo Yesu yakoreshaga, ni niyo ndamukanyo abantu bo mu ijuru nk'uko twayibonye bazajya basuhuzanya. None se ese kwifurizanya amahoro mu ndamutso, kwifurizanya amahoro mu ndamutso ni ngombwa? Uvandimwe uteze amatwi ikiganiro, ndashaka udusubiza muri komenti. Kwifurizanya dushingiye ku byo tubonye hejuru, ese kwifurizanya amahoro mu ndamutso ni ngombwa? Usiga ubutumwa bwo kubyumva muri mesaje. Twihuse rero igitabo cya Matayo igice cya 11 umurongo wa 29. Yesu aravuga ngo mwemere kuba abagaragu banjye kandi munyigireho, kuko ndi umugwaneza kandi noroheje umutima, namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu, kuko kunkorera bitaruhije n'umutwaro wanjye utaremereye. Aha rero nshuti bavandimwe, Yesu arakangurira abantu kumukurikiza no kugera ikirenge mu cye. Yesu ni intumwa y'Imana kandi yavuze ko kujya mu ijuru ko tuzagera ikirenge mu cye. Aravuga ngo rero mwemere kuba abagaragu banjye kandi mugere gute? Munyigireho. Yesu rero yasuhuzaga abantu uvuga ngo amahoro y'Imana abe kuri mwe. Kugira ngo rero tumwigane, kugira ngo tumwigireho, ni ngombwa ko dukora nk'ibyo Yesu alayhi salamu yakoraga, kandi umwe mu mico ye ni ukwifuriza abantu amahoro. Umwe mu mico ya Yesu yakundaga cyane kwari uguca kuri buri muntu akamwifuriza amahoro y'Imana. Luka rero ni ngombwa ko dusuhuzanya twifurizanya amahoro kugira ngo tugere ikirenge mu cya Yesu. Imana imwishimire inshuti bavandimwe, nk'uko nanone tubisanga muri Luka igice cya 10 umurongo wa 5. Yesu atuma abigishwa be 70 kuvuga ubutumwa bwiza, ngo nuko arababwira ati nimujya mugira inzu yose mwinjiramo cyangwa umudugudu, mujye mubanza muvuge muti amahoro y'Imana abe muri iyi nzu. Assalamu alaikum, amahoro y'Imana abe kuri mwe. Ngo niba muri iyo nzu harimo abanyamahoro, ayo mahoro mubifurije azababaho, kandi niba nta banyamahoro barimo, ayo mahoro azabagarukira. Aha rero bavandimwe, ahangaha Yesu arategeka abasangirangendo be. Hano yategekaga abasangirangendo be ko batagomba kwinjira mu nzu iyo ari yo yose batabanje kwifuriza amahoro y'Imana abari muri iyo nzu, nk'uko twabibwiwe na Quran. Kubera iyo mpamvu rero, dukurikije ibyo Bibiliya ivuga, indamutso y'amahoro ni ngombwa. Dukurikije uko Bibiliya na Quran bibivuze, indamutso y'amahoro ni ngombwa. Dushingiye kuri Yesaya igice cya 57
ku murongo wa 19 Imana iravuga ngo ni jye urema ishimwe ry'imirwa, ngo amahoro abe kuri kure no kuwa hafi, ngo nanjye nzamukiza ni ku Uwiteka avuga. Imana iti ni jye urema ishimwe ry'imirwa, ngo amahoro abe ku bari kure no kuba hafi, ngo nanjye nzamukiza ni ku Uwiteka avuga. Nkawe rero ukeka ko atari ngombwa gukoresha indamutso y'amahoro, ari na Nyagasani ubwe na Nyagasani ubwe yarategetse abantu ngo abe ariyo bakoresha, uritwaze iki kandi muvandimwe? Niba udashaka gukoresha indamutso y'amahoro Imana yategetse ubwayo, Yesu Imana imwishimira akayitegeka, intumwa y'Imana Muhamadi Imana imwishimira akayitegeka, niki nuruhe rwitwazo ufite muvandimwe rwo kuza ubeshya uhimbahimba indamutso mu gihe hari indamutso y'ukuri Imana yategetse abemeramana? Bityo rero twisuzume inshuti bavandimwe, hato tutazisanga turi kurwanya Imana tuvuga ko turi kuyikorera. Ikibazo ni iki gituma tutikiriza indamutso y'amahoro y'abatari abayisilamu? Noneho tugeze ku ndamutso y'amahoro ariko y'abatari abayisilamu. Nyuma y'uko tumenye icyo iyi ndamutso y'amahoro ari cyo, no kumenya ko tugomba gusuhuzanya amahoro y'Imana, ko ahubwo atari ukuvuga ngo Yesu ashimwe, Yesu ahimbazwe, umuntu yakibaza ati ni iki gitera abayisilamu kutikiriza indamutso y'abatari abayisilamu? Dushingiye kuri Luka igice cya 6 umurongo wa 46, Yesu aravuga ngo mumamagarire iki muti databuja databuja, nyamara ntimukore ibyo mvuga. Yesu arari kubwira, ari gucyaha abakunda kumuhamagara ngo databuja databuja, nyamara badashyira mu bikorwa we ibyo yakoze, ibyo yabategetse. Aravuga ati mumamagarire iki muti databuja databuja, nyamara ntimukore ibyo mvuga. Hano Yesu yabajije abamwita sebuja impamvu badakurikiza ibyo yabategetse. Kimwe mu byo twabonye yategetse ni ukwifurizanya amahoro y'Imana. Ntabwo ari amahoro ya Kristo, ahubwo ni ukwifurizanya amahoro yande? Amahoro y'Imana bavandimwe. None se nshuti bavandimwe bacu, none se abavandimwe bacu batari abayisilamu ariko bakaba bemera Yesu Imana imwishimire, noneho baterwa n'iki gutaramukanya bifurizanya amahoro y'Imana nk'uko Yesu Imana imwishimire yabitegetse? Kimwe mu bituma abayisilamu batemera kwikiriza indamukanyo y'abatari abayisilamu nuko batemera indamutso y'amahoro bategetswe na Nyagasani n'intumwa ze. Impamvu abayisilamu batemera indamukanyo y'abatari abayisilamu nuko indamukanyo y'Imana ubwo yategetse bariya abantu batari abayisilamu ntabwo bayemera, nta nubwo bemera indamukanyo yategetswe n'intumwa z'Imana, nk'uko Yesu hano yavuze ati Yohani 5:41, yacaga ku bantu bakamushima, Yesu ashimwe. Yesu arababwira ati sinshaka ishimwe ry'abantu. Yarabacyashye, arabakosora, arababwira ati Yohani 5:41 ati sinshaka ishimwe ry'abantu, ngo ariko mwebwe ndabazi yuko mudakunda Imana mu mitima yanyu. Mwebwe munshima, ndabizi ko mwebwe ubwanyu mudakunda Imana mu mitima yanyu. Ati mbese mwabasha mute kwizera kandi mumaranira gushimwa n'abantu mu cyimbo cyo gushimwa, mu cyimbo cyo gushaka ishimwe riva ku Mana ubwayo? Yesu yasubije bamushimaga ati mbese mwabasha mute kwizera kandi mumaranira gushimwa n'abantu mu cyimbo cyo gushaka ishimwe riva ku Mana ubwayo? Rero muvandimwe mukunzi, mu gusubiza icyo kibazo
ntekereza ko uyu murongo wa Bibiliya ubisobanura neza, akaba ari nayo mpamvu indamutso ya bariya batari abayisilamu itemewe mu mategeko y'Imana. Mu gusoza rero, cyangwa se dusatira umusozo, bavandimwe, impamvu abayisilamu batikiriza indamutso y'abatari bo: Yesu ashimwe, Yesu akuzwe, gira amahoro ya Kristo, si urwango, ahubwo ni ukugumana umwihariko w'indamutso y'Imana y'ukuri. Kuba wasuza umuyisilamu Kristo Yesu akuzwe akakwihorera, cyangwa se akubwira ngo ikuzo n'ishimwe n'iby'Imana, ntabwo ari urwango, ahubwo ni ukugira ngo umuntu agumane umwihariko w'indamukanyo Imana ubwayo yigishije abantu, ariyo nk'uko twayibonye hejuru, assalamu alaikum, amahoro y'Imana abe kuri mwe. Ni indamutso y'amahoro y'ukuri, naho kuvuga ngo good morning, ngo cyangwa se ngo hello, ngo mwaramutse, ngo nubwo ari amagambo avuga ibyiza, asabira abantu amahoro, ntabwo ahura nayo Allah Imana Nyagasani yateganyirije abemeramana. Bityo rero wahura wowe usuhuza abantu ngo Yesu ashimwe, Yesu akuzwe, Yesu ahimbazwe, ntabwo izi ndamukanyo zemewe inshuti muvandimwe, kubera ko Yesaya igice cya 48 murongo wa 2:8, Imana iravuga ngo Uwiteka niryo zina ryanjye, icyubahiro cyanjye sinzagiha undi. Ntabwo rero ishimwe rizigera riva ku Mana ngo rijye ku wundi uwo ari we wese, yaba Yesu yaba Muhammad. Uzavuga ngo Yesu ashimwe, Muhammad ashimwe, uwo ngo azabikora utabikwiriye, ibyo akaba ariyo twita ibangikanyamana rikuru. Kandi uzaramuka abangikanyije Imana, uwo nguwo icyicaro cye kizaba mu muriro ubuziraherezo, kandi ijuru rizaba ikizira kuri we. Bityo rero tureke ibihimbano bavandimwe, tureke guhimba indamukanyo, kubera ko Imana ubwayo yaduhaye indamukanyo dukwiye kuramukanya, ariyo ndamukanyo y'amahoro. Umusozo rero, intumwa y'Imana Muhammadi, Imana imamoro migisha, yaravuze iti: muzirinde ibihimbano, kuko buri gihimbano cyose ni ubuyobe, kandi ubuyobe bwose nta handi buganisha hatari mu muriro. Imana iwuturinde. Muzirinde ibihimbano aho biva bikagera, kuko buri gihimbano cyose ni ubuyobe, kandi ubuyobe bwose nta handi buganisha hatari mu muriro. Bityo rero buvandimwe wabaje iki kibazo, ndizera ko usobanukiwe impamvu Abayisilamu batikiriza indamukanyo nka Yesu ashimwe, Yesu akuzwe, nuko zirimo kubangikanya Imana. Bityo rero reka duhure mu biganiro by'ubutaha, kandi bumva iki kiganiro aricyo kikumariye, kora like, share na comment, kugira ngo kigere no ku bandi nabo babone ibyiza nk'ibi. Duhure mu biganiro by'ubutaha rero. Wabila tawfiq. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.